utajya ngo isaze ntizantumyeho. Charlene nkamuha amazi y'umugezi atanatetse nkureho amakarasi n'amazi n'injerekani narayiburaga. Rujya kubibwira Imana ntujye gutonda ku kagari utera mudugudu stress, jya gutonda mu rusengero utonda imbere y'Uwiteka umubwira uti nababyaye kubera wowe. Ariko se iyo leta nta kitumariye ese leta nimbivuze ngo nta bushobozi kandi koko ko ariko kuri ukabuzi ko Imana ibufite uratera stress yiki uribaza noneho baranyica mama Charlene munyica n'ubundi nta bukwe nteze gukora kamuga utwite ya nyuma rero iyo ntwite Shuti z'ihumure, shuti zacu twese abadukurikiye muri uyu mwanya, reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza kugubwa neza ndetse mbasabira umugisha w'Imana kubwo kwemera kubana natwe no gusangira natwe iby'umwami Imana dutegurira umunsi ku wundi. Nge Ndikuzo Emmy tubana kenshi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umumama wambaye neza, mama Charlene, karibu. Turakwakiriye. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umeze neza? Kwambaye neza se? Gutya. Kera warabyangaga. Kera warabyangaga. Kera nyine. Ese ninjye utajyana n'igihe. Karibu muri studio z'Ihumure TV. Turashima Imana ko turi amahoro. Twakomeje kubana nayo na n'uyu munsi turi kumwe nayo. Amen. Murgo mumeze neza? Tumeze. Murashima Imana? Yego. Mama Charlene, hari ibintu twigeze kugarukaho cyane ariko wenda mbere yuko tuza kubivugaho banza usuhuza abakurikiye Ihumure muri uyu mwanya. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Ihumure TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Bakoze cyane. Okay. Hari ikintu bajya bavuga ngo umubyeyi abyara abana ariko ugasanga ngo hari umwana akunda kuruta abandi. No kubera iki? Biba bitewe nuko uwo mwana yitwara imbere y'umubyeyi cyangwa n'imico afite. Bibaho rwose. Hako bose nibo warababyaye abari abana bawe. Hoye ntago n'abandi ububanga. Ahubwo nuko ngo wagukora ku mutima. Ibaze nk'umwana uburi guhata ibiraya kwicaye iruhande. Wamara guhata ukabona yoye byabishishwa. Wajya gucana imbabura akabari gukata inyanya. Ukabona ubutuma abandi bagiye nta nicyo bibareba bagiye gukina. Uwo mwana niyo bihiye ni burya ryana byinshi kurusha abantu ugenda umujaburira. None se nta kosa rihari kuba wabikora uri umubyeyi rishobora kuba ikibazo mu bana? Ese ntago cyaba ikibazo mu bana kuko ibyo mukorana ntibaba bahari. Urumva ni ubu kuri hafi wajya mu cyumba akabaraje. Buryo ushobora no gutahana akabombo kaburamuhaye ntibarabukwe byaba ikibazo gutese nawe nta nubwo kandi wabikora kugira ngo birate mu bana cyangwa bibabwire. Oya, hari ikosa ababyeyi bakora rimwe na rimwe ugasanga abantu bamenye ko akunda runaka. Urugero nk'ufite abana 5 Charlene, Fisi, Fifi, nande harya kurikirwa na Fisi, Fifi na Tonto na Ivan. None wajya kumva ngo Tonto niwe sheri buri kanya kutabandi bana. Inge uri gucyurira. Uzi impamvu unubona Tonto nta muntu ujya umugirira ishyari. Kubera iki? Tonto arifata ati mama ndashaka kugusasira uyu munsi. Abandi bibereye mu byabo. Tonto agahita agenda akansasira. Ubundi akicara ma urambara izihe nkweto. Urumva ari mu kazi. Nabo barabizi nta wazana ibintu birebire. Niyo mpamvu rero hari igihe Tonto ngwino nkwereka akantu mfasha aba ndamujaburiye aba ndamuhaye kuri arabwe. Tonto ngwino nkubwire ntakiri igiciro uze kugura ibombo ntibabimenye mbese urumva ndabahisha undi bamuniga nyine urabyumva. Ariko bitewe n'ukuntu ameze nta muntu ujya umugirira ishyari. Yarigira se yabibwiwe n'iki? Ni uba hafi yanjye azi kwandurura rero. Azi kwandura ahantu Tonto yanduruye. Imana yo Tonto wajya wimumbwira ahubwo uramunyibukije. Okay, mama Charlene. Arori kuncyurira. Oya se kugucyurira. Rimwe na rimwe hari ubwabyeyi dukora amakosa ugasanga umwana nyine ni nyirankundwa. Yego. Kurusha abandi. Katekereza ko rimwe na rimwe hari ubwo wazasanga abandi bamugirira ishyari. Ikibi nuko wamukunda ikabona ko nta kintu akora sibyo kuko nk'ubwo nkubwira ngo Tonto nk'ubwo iyo nshatse nk'ikintu ntago mbizi nimba ari isiha
ikintu cyose ushaka mu rugo wakibuze niwe ukibaza. Vuga ngo iyo yagiye ku ishuri ubigira uti nta wundi muntu ushobora kubwira ngo nashakira ikintu wenda kereka Charlene nuko nawe aba adahari. Ibintu byabuze ari ibyuma, ari imyenda, ari iki, abaza ahantu ari bugikure. Uri kumva? None namubwiye se ubutondo uzajya muri interina koko? Nzabaho gute? Uzi ko tubura ikintu tukamurindira akava ku ishuri? Ni impano abakiri kandi yabihereye kera kiri na gatoya. Mbese ateye ubwoba, ukabona aribwirije harimo arakoropa, ukabona aribwirije harimo nta kazi atazi gukora, kandi yiga mu wa 5 ariko yabihereye ari na mutoya. Rero nibyo nkubwira ngo ntago abana babona ko bamugirira ishyari, kuko ubwo buzima muri kumwe muri babiri. Utuntu twose ukoze ntibarabukwa, nyine urajijisha kurya abandi batarabukwa. Bakunzi b'Ihumure TV, reka tubashimire mwese bamaze gukora subscribe ku channel yacu. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Ni ku Ihumure TV nyine tubana mu biganiro bitandukanye kandi by'umumaro, biratwubaka mu buryo bwari bwo bwose. Niba rero ukunze iki kiganiro ukore like, hanyuma inkunga ikomeye mu hano iwacu mu Ihumure nuko ukora share cyangwa se ugasangiza benshi ibiganiro. Turi kumwe n'ababyeyi rero, turi kumwe na mama Charlene, ni umubyeyi kandi muzi ukunda kugira impuguro nyinshi zitandukanye, ni umugisha kuri twe, adufasha cyane cyane. Hanyuma reka tugaruke nanone mu rugo cyane cyane ku bana, aho usanga kenshi ababyeyi basa naho bakora icyo nge nakwita ikosa. Aho umubyeyi ushobora gusanga nyine umwana ari we nyirankundwakazi cyangwa se ari nyirankundwa, ni nyirankundwakazi. Rimwe na rimwe ugasanga niwe ubona gift nyinshi, niwe bakora anniversaire nyinshi, niwe baha bagurira imyenda myinshi. Ibyo byo ni amakosa akomeye. Kuba wafata imyenda ukagurira umwana imyenda myinshi anniversaire, byo ni amakosa. Buriya n'utuntu ushobora gukora dutoya sinshobora kudukora babireba. Uri kumva? Cyangwa ushobora no kugikora kuko nabonye ko bose nta kintu ndi bubabonere, n'utuntu tworoshye. Kuvuga ngo ugiye kugura umwenda w'umwana uguriye umwe, ibyo byo banamuniga ahubwo. Ubu uri kuba bibamo umwuka mubi. Ubu uri n'umubyeyi gito, iyo ugiye kugura abana wenda ushobora kutababonera rimwe bose, ukaba uguriye 3 kandi nabwo ukareba abafite abatoya, kuko bakuru bashobora kubasha kubyumva. Ariko guhamakada umwana uba uri kumukururira shitani zikomeye. Ntabwo ibyo ari byo. Mama Charlene, uru rukundo rw'aba bana n'ababyeyi, urumva ushobora kubyara abana benshi cyangwa se ukabyara bake, byose ni umugisha, sibyo? Kuri wowe iyo wavuze ku bijyanye no kurera, hari wenda bimwe bavuga ngo muringanyize imbyaro, kugira ngo byibuze bidufashe kumenya abo tukwiye kurera n'uburyo tubariramo. Biragorana, y'amashuri atangiye biragorana, so none tukigira inama kuvuga ngo tubyare bake dushoboye kurera. Ese nk'umubyeyi ubyumva gute ubundi? Dore ijambo nirinze kuvuga mu minsi yanjye yo kubaho, nibyo umuntu ashobora kwicatirika mbyara abo ashoboye kuko afite ubushobozi. Ariko njye iryo jambo nararyirinze kuko ntabwo nari nifitiye. Ntabwo nari ifite ubwo bushobozi. Nta nubwo nari nzi yuko nzagira ubushobozi bwo kurera abana, kubera ko naryaga mana mpibiraye. Buriya nimba hari umuntu udashobora kumbeshya ngo arashoboye, ni umuntu urya ari uko yapfukamye. Umuntu urya ari uko yapfukamye, akishyura inzu kuko yapfukamye, abana bakabura minerva, bakabona minerva ari uko yapfukamye. Ubwo nawe arajya mu bafite ubushobozi. Byarabashoboye rero? No, wese arishoboye. Umuntu ubyara abashoboye ni umuntu wicaye mu kigo runaka cyangwa akora akazi runaka, sibyo? Yajya kwishyura inzu agafata muye atagiye kuyasengera, yajya kwishyura minerva agafata kuri konte ye. Rwose uwo muntu simbujije, arashoboye, nubwo nabwo ubwe bugarukiye hafi. Ariko dore umuntu utazambwira ngo azabyara abashoboye. Mana ndashaka ukwezi kw'inzu akaba agiye mu mazi y'ibyumba. Mana dore abana bagiye gutangira ndashaka minerva akaba agiye kanyarira. Ubwo nawe ari mu mibare ngo arashoboye? Ntabwo ashoboye. Ndashaka byara 100 kuko n'ubundi azajya basabira nk'uko basabira. Ntashoboye, ari gusabiriza ku Mana. Hanyuma dore kimbabaje ni uko nawe ajya mu bashoboye ngo agiye kubyara 3 azashobora gute se? Abashoboye hehe ko nawe winaniwe? Ririya jambo hari abo rikwiriye. Kandi nabo reka mbabwire,
ubushobozi mba ari ikintu kijya kibura n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu ubushobozi bw'umuntu burashira ubushobozi bw'umwana w'umuntu burarangira reka nkubwire wiringira akazi ngo dore nk'ubu hari abantu rero nakundaga mu myaka itambutse yicaga ati reba nk'ubu mpembwa 300,000 korona itaraza reba nk'ubu mu kazi ku munsi ninjiza aya ngaya minerivara ya runaka yigaha pirimeri ntuza ya mbere riri ariko ndashimira Imana niyo ifite ubushobozi hanyuma se ko abacuruzi mwirataga ngo muracuruza ubu ntibarimo gucuruza 3 mu cyumweru cyangwa 4 vuga ngo ni 3 ubu basigaye bagibi ubu se bwa bushobozi burihe ubushobozi bw'umuhinzi ubushobozi bw'umucuranzi bw'umucuruzi ubushobozi bw'umuki n'umuki n'ubushobozi bushira bukarangira wowe uravuga uti ngewe neza ibi ngibi ejo imvura ikagwa ikabirengera bikaboraho kugira ngo byere bwa bushobozi uracyabufite n'abantu birirwa bavuga ngo barashoboye tujye tubyumvikanaho mwese mujya mubibita tugahurira mu ishyamba mwagiye kwaka Imana amafaranga hanyuma twavuga ngo Imana irarera ngo iyo ni ya myumvire ya kera mpagaze imbere ya kamera imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli Imana niyo ishoboye kuko bana abantu niyo babuze ubushobozi ubw'Imana burakomeza bugakora kubera iki ngewe mbere no mu bibazo nagize by'urugo nagize ibibazo byo kubyara kuko umugabo yashakaga ko mbyara 2 bonyine ariko niwe utera inda nyine ibyo tubireke hanyuma natwita ngo nabyara ngo nabwaguye iyo ni amagambo nabwirwaga urabwagura abo bwagura uzabashyira hehe ariko ya Mana nkubwira ifite ubushobozi ikambwira ngo nta mwana wawe uzicwa n'inzara Charlene nabuze 1,000 cyo kujya kumutangiza Kabusunzu uwa kabiri fisi abura amafaranga yo gutangizwa mu ishuri yatangijwe n'umugabo w'umuturanyi kandi fisi yari afite se na nyina Charlene yari afite se na nyina nimba Charlene 1,000 cyarabuze fisi ayo gutangizwa umuntu akatugirira impuhwe fisi ajya kwiga mu ishuri ni umuntu wamujyanye mu ishuri umuturanyi yari afite se afite na nyina ubu nanjye nge mu mubare w'abavuga ngo ubushobozi ubwo se umuntu ubura ayo kwandikisha umwana mu ishuri aba afite iki hanyuma mfata ubushobozi bwanjye mbwira Imana ntirata Yesu mu bantu bavuga ko bazabyara abo bashoboye nge ndi Umweru sindimo uri ubushobozi bwanjye uri imbaraga zanjye uri ibyiringiro byanjye uri iterambere ryanjye Imana uko yizeye niko ikomerera Imana reka nkubwire aho ngezaho abana banjye baziga segonderi universite umva za kaminuza ngaho nyongeraho izindi ni nyinshi no muri Harvard ni muri Amerika bazajyayo umva ibyo ndabivuze nitwa Mukeshimana Emerita simbivuze kuko kuri konte harahari mbivuze kuko aho mbitsa ku Mana ya Isiraheli amafaranga hari nta mwana wanjye utaziga n'ubu nta mwana wanjye uzirukanwa ngo yabuze minerivare nizeye ubushobozi bw'Imana yanjye nkorera ku manywa na ninjoro nibyo rero nakubwiraga ababyara abo bashoboye nabo ntibishoboye none se biwabibwira abantu kandi bishinze abandi erega ari n'umuntu uvuga ubushobozi ukabona ko abufite gusa nk'umuntu urya nka mama Charlene na n'iyi saha ndya kuko nasenze nkambara kuko nasenze sinshaka kujya mu bantu avuga ngo ubushobozi hari ababivuga ko kukabona baranabufite aratera imirwi amafamu ye yatera imirwi amasambu ye aratera imirwi amakonte ye nk'utagira konte ntagire ifamu ntagire n'ijana atera imibare y'iki ahubwo ko bazahuhuka bakisunze Imana ngo turabyara indaya turabyara abajura nimba wizeye kubyara indaya nge sindi kumwe nawe nge ndi kubyara abaperezida ndi mama w'abafande ndi mama w'abadogiteri ndi mama w'abapilote ibyo kuvuga ngo urabyara bazabe mayibobo birakurora n'abari mayibobo Imana igenda ibakura mu mama Charlene hari abantu basenga bikanga ariko bikanga ubwo se ushatse kumbwira gute ariko ukabona abana barimo baratora isazi mu rugo ukabona ishuri ryanze kandi ukabona kuko arasenga none se reka nkubaze nge sinakubwiye ko byari byaranze sinabikoresha iriye banga nyine dore rero ikibazo cy'abantu
umuntu abura umwuka akabura n'umubiri pfa bagushyingure. Umuntu abura isi akabura nijoro. Wowe nimba wowe ubwawe nta cyizere wifitiye wakigiriye Imana. Nutakigirira Imana rero ukajyana ngo barankubitamo agapira ngo bankubitamo agapira sinzarenzeho undi. Ubushobozi bwawe nyine uzakomeza utume isazi, uzanapfira no muri izo sazi zawe. Ariko ya Mana ifite ubushobozi ifite abantu benshi yararuje nawe urimo. Wabihakana se imbere ya kamera? Oya ntago nabihakana. Kandi wahoze uri kurahira. Batumaga isazi ariko batagituma isazi, nanjye nari rutuma ivu. Urabona ukuntu nkeye? Nibandebe neza banyitegereze. Nukuri kw'Imana. Nta gitifu wanteye inkunga, nta pasiteri wanteye inkunga. Mu muryango wanjye harimo abakire, harimo n'abatazi iyo ntaha ndinze mbyara 5. Ni imbaraga z'Uwiteka n'ubushobozi bw'iyo niringiye. Ubuzima buranga ariko bwageraho bugakunda kubera ko wiringiye Imana. Nutiringira Imana rero ukiringira ko uzabyara 3 ngo niba ushoboye, kandi nta gataro unacuruza, nta ntoryi, nta nyanya, ubundi ubushobozi bwawe bushingiye. Ariko ngiye abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Amugore dutahe. Ko mbona ufite umujinya mwinshi se? Oya dutahe. Oya dutahe. Ko mbuze ko Imana ibishoboye. Dutahe cha dutahe. Ntabwo dutaha. Ntabwo dutaha tutavuze imbaraga z'Imana. Babyeyi mudukurikiye muri uyu mwanya, mama Charlene ni gihamya. Arabihamya akabivuga adafite n'isoni, aravuze ati imbere ya kamera rwose ndabirahiye n'ukuri kw'Imana. Yesu bumvuge ko Imana yacu idashoboye. Kandi ari nge yahere, reka nkubwire. Ngewe mbere barambwiraga ngo ndabwagura. Abantu bwagura uzabamaze iki? Abandi bakavuga ngo yirirwa he kuri mugore hazaturika umugongo kubera ibyaragura rye. Abandi yewe yishinze ibikecuru byo mu itorero, se buraza byarageze hera. Natutswe n'abaganga, ntukwa nabo tusengana, ntukwa n'abantu bose barantuka, ariko ongera untuke. Ongera untuke. Fisi wanjye ni umusore uba ubona afite agatuza kweri, azaba fande korode. Wagera ku nkumi nifitiye Charlene ntiwamubonye? Hanyuma rero wagera kuri Fifi, ni umukobwa mwiza ufite igikuriro, bana banjye urabazi. Urongera umbwire ngo ndabwagura se ibeshye? Urabimbwira ute se? Utiga se ninde? Hanyuma ntinyuke mpagarara imbere ya kamera mbwira abantu ngo babyara bashobe, ntabyo mvuze merita. Ndi umweru. Ikindi simbwiye abantu ngo munyigane. Ntunyigane. Kumve neza. Ntunyigane. Kubera kwizera kwawe, wizeye imbaraga zawe, komeza uzizera ariko zizarangira. Ni wizera imirima yawe, urabizi ko yizera ikagutenguha ikarumba. Ni wizera akazi, urabizi ko bamwe babagabanyije mu bakozi. Ni wizera imvura, urabizi ko hari igihe imvura ireka kugwa hakaza izuba, ariko ni wizera Uwiteka Imana ya Isiraheli, uzahagarara umere nk'umusozi. Areruye. Ubuse wari wabona iki? Uzi ukuntu numva ngiye kwitwara? Uri kumva? Ni ikibazo nagize. Yes. Nagize ikibazo, impamvu ndi kukubwira. Nabyaye nkasonza, ubwo uvuga ngo abana batumaga isazi. Umwana akarama wamaye mukaro nkayibura. Mba mbyaye Charlene ari uruhinja nkajyamuha amazi y'umugezi. Utajya ngo isazi ntizantumyeho. Charlene nkamuha amazi y'umugezi atanatetse, nkureho amakarasi. N'amazi n'injerekani narayiburaga. Akana karagenda karuma, uzakabona ari agahinja. Ntabwo mwumvise mu kiganiro ati nabajije mama ngo uyu ni nge. Kandi hari yaratangiye kugira agasura. Ibaza umubyeyi wanyweye amazi amaze kubyara sati. Hanyuma undebera urwo ruhinja ureresheje amazi, najya kugapimisha kariro kajya ngo ni nk'ihuku, ye baba we iri kujwigira. Abantu bakajya bambaza abagore, ese mama aka kana kawe kabaye iki? Ngiye kuko yari umwana wa mbere, narinzi ko impinja zitangana, narinzi ko uwo nguwo ariyo taye. Uri kumva? Naje kubimenya nyuma ko ari ubukene, mbona izindi mpinja uko zisa. Uwo se Charlene? Charlene wenyine yari gutuma njya kwifungisha burundu. Ariko njye ubuzima bwanjye nabubitse mu Mana, na n'iyi saha Imana niyo terambere ryanjye, ni nayo konte yanjye, ni nayo stoke yanjye. Haleluya. Uri kubyumva neza? Mbyaye fisi tuvukira mu bukene.
nimba yarabuze ayo kumutangiza ku ishuri urumva uko twari tubayeho twabaye mu nzu ya 4 niyo twabanje gukodesha ibihumbi 4 kandi nayo tukayishyura nabi duteye imbere tujya mu ya 7 tuhava twishyura tutabishyura amezi 3 urumva nta bushobozi bwari buhari. Byara Irakiza Joseph mu buzima bukomeye ndengije mbyara Ayivane 5 bose ndabatwita noneho ntwite uwa 5 niho umugabo yambwiye atumva nkubwire n'abatari bazi icyo twapfuye umva nkubwire wa mugore we kuko maze kubyara Charlene na Fisi yarambwiye atereka nkubwire nta bandi bana ashaka ntabo. Ngewe rero kubera yuko ntari nubatse kuri we cyane ko nta nicyo yari amariye nawe nta iyo yigiriraga ntari niyubatseho ntari nubatse ku muntu numwe kuko nta wanyitagaho nari narabubitse mu Mana kandi hari yari yaravuganye nanjye ndi kadeshi y'ibaruneyo amina wa Mana wambwiriye kadeshi kuzangaburira haleluya irakugaburiye arambwira ngo rekeraba umuhungu n'umukobwa barahagije Charlene na Fisi noneho mbonye bimuremerera nkubita cyane rimwe ntereka nkubwire wanyemerera abo wemeye uzashobora aburera hanyuma bazongerwaho bose nk'abirerera nyina aranga mbyaye umwana wa 3 induru iravuga mbyaye umwana wa 4 aramwe ati ntubona uwo mwana utwite amazina ye ntuzayanyake iyo ndutwite sinjye wayiguteye igise nikigufata ntuzabimbwire umara kumubyara uzamushyire wayiguteye amazina yanyimye nagiye gusenga mbabaye umuhanuzi Imana imuntumaho ndagushimye Mana ariko ndumva ndi gushima Imana mumbabarire sindi kumva rwose hari ukuntu avuga ngo gutanga ubuhamya mujye mu amahoro nokuri tuba turi kwibuka twiyubaka. Haleluya amen. Umuhanuzi arampanurira yitwa Mariya sinzamwibagirwa arahanura tumva kuwiteka Imana ya Isiraheli ivuganye nawe ujye ukomeza utuvuge. Haleluya. Imana iravuze ngo utwita umwana w'umuhungu umugabo yakubwiye ko nta mazina guhaye ndi Uwiteka ndayaguhaye uyu mwana navuka uzamwitira Irakiza Joseph. Amen. Irakiza Joseph niwe wa mwana rero nkatagatunguru akaba yayoye naha twamwise tonto abameze nk'umutonto ukuze niwe undi hafi mu buryo buteye ubwoba uzamwitira Irakiza Joseph ni amazina Imana yanyihereye ndifite amezi 2 niho kandi uwo muntu ati utwita umuhungu Imana irambwiye ngo uzamwitira Irakiza Joseph. Amen. Umva ijambo yahise mbwira irambwira ngo kandi kuko wanyizeye ukanyiringira inda imaze kugira amezi 7 irambwira ngo kuko wanyiringiye fata ikaramu n'urupapuro wandika ikintu cyose ushaka kuri uyu mwana ucyature ucyandike. Haleluya. Nanjye numvise ijwi rimbwira sanga ni mwenye mari umbwiye ngo ni nandike nyirabyo nandika sha nandika imyenda nandika ibintu bya VIP byabo mu cyiciro cya mbere harya ni icya mbere abakire nabo mu cyiciro cya kangahe ba bantu b'imbyeyi ndabyandika indi maze kugira amezi 8 ijwi rirambwira ngo nimba ari amezi 8 nimba ari 7 ijwi rirambwira ngo sohora imashini yawe ngo uhumugisha ndi Uwiteka ya indi wadoderaga imwe nari narabitse nadodaga ibintu bitanyica ntibinankize imashini ndayihanagura nyitera imbere y'umuryango. Imana yohereza abakiriya indinda abanyenzara indinda bo mu cyiciro nk'icyanjye indinda ba mukatuzi ndayishimiye irangije yohereza abagore b'imbyeyi ndashimira imbyeyi zose Imana ibaha umugisha mujye mu bimbyeyi nawe utaraba imbyeyi Imana ikugira imbyeyi nanjye nabayeyo yohereza aba bagore bagura ibitenge 4 akaza kudodesha pana undi usengera kimwe ayo muciye akayampa yayampa yo kabyara nta avance akayampera rimwe amafaranga mbonye nkavivura icyambere ayo mbonye nkavivura icyambere
ambwira ngo nimubyara nzamushakira amazina n'ibiki. Hari ijambo namubwiye, naramubwiye nti ni ukuri ko Uwiteka Imana nkorera, uyu mwana ntwita azogera mwibasa abandi batigeze bogeramo, azabona ibikoresho abandi batigeze babona. ako nawe wumva gufite umwuka udasanzwe. Uko mbona niko namye, sinigeze nkama. Maze kuvuga ibintu Yesu kumuhabura n'imbaraga zabaga zindimo z'Uwiteka akazibona, maze kubivuga uko biri rwose yarazibonye. Nimba ari umuntu nzi n'umugabo wanjye ashobora kutamvuga uko kwanza, ariko aranzi azi ko ndi umuheburayo, azi ko nubaha Imana, aranzi buriya abishatse akamvuga yavuga ibyanziho kandi koko aranzi. Hanyuma maze naramuhamirije ntazogera mwibasa abandi batogeyemo, amafaranga maze kuyafata mu ntoki zanjye. Aya mbere ndavuga inti nzahera kuri yabase navuze azogeramo abandi batogeyemo. Njya ahantu muri tedomiri niho hari hagezweho, ndagenda ngura ikibase cya 4,500. icyo gihe niko cyaguraga kinini, niyo yari nini mu zihari, ifunitse mu gishashi. Ngura n'indobo bisa, ngura na porute savo bisa, kuko yari umuhungu umugore rwose. Urakumva? Ngura n'amapensi nanjye yeba badata we bandikaho imyenda. Ndagenda nguru umva, nagiye kubyara. Haleluya Yesu ndagushimye. Amen. Nagiye kubyara mfite imyenda 40 y'uruhinja. Nagiye kubyara mfite ibigoma 10, mfite 12 y'amaranje, niyo yakorwaga yari ariho muri icyo gihe. Amavuta Johnson, isabune Johnson, puderi Johnson, nabizi bya bintu nibi VIP byari ibintu by'imbyeyi muri icyo gihe. Nanjye sinjya nisondeke merita. Nabyaye mfite umufuka w'amakara, litiro 5 z'ubuto, amina, ifu y'igikoma ibiro 20 y'amoko yose. Nagiye kubyara mfite umutaka, nta kintu n'iki nabyaye mbuzi. Mbirebye aho biri ndavuga n'abagore batabyara biteye umwaka burya mu ijuru birahari. Abiringiye Uwiteka ariko bavuze ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora hamwe iteka ryose. Nicyo bivuze. Abantu rero dore ikintu babuze, ikintu abantu babuze ni ukwizera Imana. Ntabyo bafite. Njyewe hari n'ukuntu mpagura abagore, nimba umugabo akubwiye ngo byara bake akakubwira abo nibwo bushobozi bwe, wimurushye. Navuga ngo muzana kigoma, mpa kigoma, ni wanga ndakurega kandi yakubwiye ko nta bushobozi afite, wowe aburenzaho kuko bakubwiye ko nta bushobozi. Ni gute ukomeza kubyara kandi uzi ko utabufite n'Imana utari wajye murona pose? Ntabwo wizeye Imana, uri kwiyizera kandi nta kikuvaho. Ikindi birushya leta. Nimba uzi ko birushya leta, nimba leta ivuga ngo mubyara wo mushoboye ntiyatubariye, mukayibeshyere. Umusaza yabivuze neza, iriya furu yaravuze, baravuze ngo babyara bo bashoboye, yigeze ishyiraho umubare. Hanyuma bakubwiye ngo byara bushoboye, ubyaye 1, 2, 3, 10, 20, hanyuma bakunanira ukajya kwaka mituweli z'ubuntu. Koko ibi bintu ni amakosa. Nimba uzi ko bakubwiye ngo byarabushoboye, ukabarenzaho uti nizeye Imana, ujya kwaka mituweli z'ubuntu, kuki wagiye kozaka yakubwiye kubyara? Ugomba kuyizera. Urajya kuruhiriza iki gitifu? Ni ikibazo gikomeye. Nokuri ku Imana da, mwese mudukurikiye murabyumva. Kandi reka nkubwire, Imana igipima kwizera dufite, ikagupima yabona kuzuye, ikagukingurira. Ahantu nabaga nari umukene wa mbere. Bakora inama mu mudugudu bati wa mugore ufite abana benshi tumugurire mituweli. Yego? Kandi koko ntazo nagiraga. Ariko abana wanjye ntibarwaraga, ntawe nateraga stress nanone. Mbi cyakozwe ngo banyigaho mu nama, ntago nari nayigiyemo, bemera kuzima mituweli. Shandicara nti koko ndushye leta. Iyo mbyara 2 ndavuga nti Uwiteka ikosa ntakora. Zira mituweli bareba undi baziha, baraza ngo ni ntanga amafoto nti ku mutima ndavuga intego nzayabaha. Uwite ntago ndi bubyemere, ntago ndi bubyemere kurushya leta, kandi baratubwiye ngo tujye tubyara bake. Wowe uyame
aho yakura simpaza ko nkeneye mituweli, umuntu yarampamagaye ampa amafaranga 30,000, mbonaho nayo sagura. Nimba leta ivuze ngo mubyara bo mushoboye mwiyirushye kagira benshi, genda ujya kubibwira Imana, ntujye gutonda ku kagari utera mudugudu stress, jya gutonda mu rusengero utonda imbere y'Uwiteka umubwira uti nababyaye kubera wowe. Ariko se iyo leta nta kitumariye, ese leta nimbivuze ngo nta bushobozi kandi koko ko ariko kuri, ukabuzi ko Imana ibufite, uratera stress y'iki? uribaza noneho baranyica mama Charlene mu nyica n'ubundi nta bukwe nteze gukora kamuga. utwite ya nyuma rero, iyo ntwite icyo gihe wahise utwite ya nyuma ahubwo ayivane mbabarira ndekeraho, ibindi tuzabivuga ubutaha. Mbere ni wa nyuma ayivane niho yambwiye ngo reka nkubwire, warabyaye nkubuza kubyara ku mwana wa 3 wa 4, urabeho. wa mugabo ufite rezo kuba waramusize kuko wari waranze kubyumvira. Yego, twe kumurenganya no kuri kw'Imana, wari waramwanze waranze kumwumvira. nari naranze kumwumvira rwose. Kuri singuko nimukumvisha agushize hanze ukuri kose mama Charlene. Takwiya byikuraje wandike bya bititire byanyu bitwika, n'ubibeshye ukatwika. Ntacyo dutwika kitari iki, ukuri nuko pe. Uri kumva? Arambwira ati ubwo rero iyo ndasi yanjye njyewe ntwaye abana banjye 2 nibo bana banjye, urumva atarashyizemo akantu. Abana banjye 2 nibo bana banjye, urabeho. Baye niko gufata ibintu byose nta na kimwe asigaje. Ariko none byari bihari, byari biki? Oya, byari biki ariko byari bihari. Afata intebe, afata ibitanda, afata za matera, ibikoresho byose dohari ku manywa ihangu, kandi wari umunsi w'amateraniro mu Nyakabanda. Mu Nyakabanda ara ku rusengero nakodeshaga n'amazu y'urusengero. Nongere nkwibutse ko uwo munsi yakodeshaga amazu y'urusengero. Waretse nkakubwira kandi ndumva umuntu uri kundi. Ariko yakodeshaga. Niho twakodeshaga ariko ntitwari Kambwire no kuri kw'Imana. Uziko yasohoye ibikoresho byo mu rugo ndi muri korari. Uri umunsi wo kuririmba kandi nari vice president wa korari. Hariya mu Nyakabanda. Cyane rwose, rega mu Nyakabanda n'amateka. Ariko bane mpamvu makunda. Naho umva se mu Nyakabanda yasohoraga ibitanda na matera ndi muri korari. Nari vice president. Ngese nakica umurimo nkwita Yvonne ndi kubyina. Arasohora ibitanda ndi kubyina. Niba bavuga ngo abarokore ni ibigoryi, ntihakagire uwo turenganya. Babeshye se rwose wabandi. Watureba buna tutuzuye. Nta kabisa. Ariko ngo nubwo turabaswa shaka. Dutungishije benshi. Haleluya. Nubwo ngo turabakira ariko dutungishije benshi, abantu bazabimenya impanda nivuga. Amina. Bazamenya abo twaribo. Ndi muri korari. Ari gutwara ibitanda bakajya baryana inzara ngo ese uriya ko tubona umugabo yagiye hakaba ari muri korari. Umva uko babaye. None se yari yajyanye na korari yanjye cyangwa yari yajyanye n'ijwi ryanjye? Niho nakuye icyigisho kivuga ngo Satani akomeza kwikorera imirimo ye, hanyuma imirimo y'Imana igasubikwa muri twe. Umuntu ahura n'urugamba ntasubire mu rusengero, yahura n'ikigerageza ati korari ndayikatiye, ariko buryo buri kukica. Narakomeje shambaga ngiye kwisigaranira na Yesu, nimutera umugongo se ndi bubigire gute? Umva uwo munsi uko Uwiteka yavuganye nawe. Amina. Ivuganye nawe. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana irambwira ngo umva mwana wanjye, kubwo kumpamya kwawe nokuri ukaba warampamije ndi Uwiteka. Haleluya. Uhereye none hanemeye kukubera umugabo. Wumvise aho rya jambo ryatuka? Irambwira ngo uhereye none haka kanya imbabura yari imanitse ndayimanuye ndi Uwiteka. Haleluya. Irambwira ngo nzakwishyurira inzu. Irambwira ngo nje kukondora. Irambwira ngo nzakurerera abana bawe uko ari 5. Irambwira ngo sinzagukoza isoni muri uyu mujyi wa Kigali. Irambwira ngo nzagutera hundi mubiri nkubyibushye. Amina. Irambwira ngo nje kukomora. Haleluya. Ngo haye icyubahiro rifura. Amina. Haleluya. Pe aya magambo ndi kuvuga n'umwuka wera. Uyakubwiye. Naravuze ko ibi bintu ntazabivuga. Nzabivuga kera ibintu ngo byarasobanutse. Buri se bizasobanuka rye ariko n'uyu munsi impanda yavuze nkigira mu ijuru. Bose ngaho. Haleluya, haleluya.
irabimbwira ngo imbabura yari imanitse ndayimanuye kandi nje kukondora imbwe kunyondora ndarira ndavuga intuwite urabizi ko nazingamye burya urabizi yari ibizi nabayeho ndyama ku musambi natijwe no ku rusengero iwacu nibo bantije umusambi w'umukeka batari bagikoresha niwe nararagaho n'abana banjye 5 inzu yari irangaye yari itongo umusambi baraza barawuntiza w'umukeka ushaje batagikoresha ku rusengero ariko disuzi ko bampaye uwo mukeka aribo bavuga yuko nananiranye ni ko ishuri rimera ikosi baryita ikosi niryamira ku mukeka wanjye nkajya njya kubwiriza ubutumwa nkiryamira ku mukeka nkajya njya kuvuga Imana nta cyabaye bategereza ko njya mu kagari bategereza ko njya muri polisi bategereza ko nkanura amajisho ninjye umaho ndavuga inti nabyaye aba bana uyu mugabo ambwira ngo byara bake njya kumusitiresa se kubera iki rwose mbibwira Yesu dore Yesu ngo aranyondora azana ibirinda indwara azana ibitera imbaraga ampa ibyongera amaraso arakabyara arangije anzanira n'ibibyibushye amina akagasura naho nagakuye haleluya noneho ntangira gutwarira ibiryo by'abakire nari narabiriye he ko ibyo naherukaga byiza nari narabiriye mu buboyi nkicara inti ndumva ashaka nido ibaza umuntu watwariye agatwarira na nido ikababa yaje nkakanywa nkicara ndumva ashaka ikivuguto gikonje amaritiro akabaraje niko Imana igenda ikubitaho irobo cy'umubyibuho nkicara ndumva ashaka umugati ariko wo muri Simba burankunda umugati kuba muri Simba nukuri kw'Imana rwose ndagukugurira uyu munsi umugati wo muri Simba muri Simba mudu umugati ndawukunda we reka da uriya mugati ntawe ubonyeho ya wenda fazari n'uwo muri Lagarete ariko Simba wakwereka Carrefour ntabwo turi kwamamaza sorry okay ariko twanakamamaza ndetse n'ibiki nubwo batari bumpembe bazampa ariko restaurant ninjya kubagurira uri kubyumva yes uri kubyumva neza ninashaka umugati ariko muri Simba umugati Imana yagendaga ikoresha abantu nkicara ndumva ashaka inyama zumutse izo mu mazi se zo narazibanaga inyama zikaba ziraje ndagenda ndarya ndanywa dore umugore atangira kwisa natangira gucya n'abana dutangira kugenda dusa neza wenda kandi kabaye aho hagati ko sendebo kavuge ntabwo igihe kiragera nta kandi kantu ngiye kubyara wajyaga wibaza ngo mpinduranye imyenda indi ifite amezi 8 umuhanuza yobera iwanjye aje kunyoboza umuntu ku mugoroba ndi guhata ibirahisi nzabyibagirwa hanyuma araza ngo kwa runaka urahazi nti ntago mpazi ariko arandeba atumva ko Uwiteka ambwiye amina Uwiteka arambwiye ngo agiye kukwambika nk'ikigori ntiwumva rata urumva aho biva abavuga ko ndata imyenda rwose mujye mumbabara niyambarire ntawe nibye harongera aravuga ngo umva Uwiteka uko ambwiye arambwiye ngo kuko wamuhamije ariko mwahamije haleluya kuko wamuhamije dore umwana utwite ejo uzabyara amwe ngo ejo nzabyara ngo Imana yohereje ababyaza ngo baba marayika yego yari imaze kugira amezi 9 yararimo ngo yohereje ababyaza baba marayika ngo kandi Imana irurutse ngo izakikira uwo mwana wawe ngo izamwiterurira ngo dore Uwiteka guhaye ibihembo ngo dore Uwiteka gutindiye kiriri ngo nta na kimwe uzicuza haleluya imbwe ko ndi bubyare bucya mu gitondo niteguye nkuri bubyare reka nkubwire nari ifite mituweli ariko ntagira niripfumuye basigura urwembe ntayo nari ifite ndabyuka ndakoropa ndafurira abana ndabuhagira ndabatekera nimeze nk'umuntu uri kwitegura kubyara mbwira Imana ntumbabarire simbyare hano hakiri umwanda nkora imirimo yose yo mu rugo ngira ikibazo mbwira Imana narabwiye Imana hari umuganga wantutse reka mbabwire hari umuganga wantutse ntwita Yivani ngiye kubyara tonto umuganga yarantutse arantokoza uza umuganga ugutuka ngo uri kubyara abana benshi nkaho abahahira
ese iyo umuntu akubyaje mwari muziranye yawe narinze ahubwo yarambajije ngo uyu mwana ni uwa kangahe indi ni uwa kane ngo ko tubona uri mutoya ngo ubwo urumva utazabyara benshi iyo mbabyaye se arampahira. Ndashimira Imana ko n'uturo yari afite uwo muganga naramwitegereje twarahuhutse. Nashatse kumubwira nti ninjye wa mugore ndavuga ni naba nkujombye reka nkureke n'iminsi zakunyigishiriza. Umuntu ujya gutuka umubyeyi uri ku gise yenda kubyara basimubyaza umutuke nyuma uramutuka nkandi inzu urayimwishyurira. Iyo ukoze akazi ko kumubyaza baraguhemba kwari kushinzwe. Erega naho wabwira umuntu ngo aringanize wimubwira mu kinyabupfura wakuye mu ishuri. Sibyo yarantutse none ko mada ngo abantu byaragura uzabashyira nzabashyira hese nzaza gucumbika we. Arantuka aranokoza ahita nasohoka. Umwana araza mbyazwa n'umuntu ukoropa. Ni umugabo wambyaje ukoropa. Naratatse indi muganga uwo mutravayeze araza w'umugabo yarambyaje. Uwo muganga aje asanga amaze kubyara. Ubwo rero kuri ayivane nabwiye Uwiteka ngo Uwiteka ikintu ikosa ntari bukore ntago nzongera kubyarira hariya. Ndi umukene nimba utazanyibyariza sinzasubira. Uzohereza umukire anjyane ku Mana y'abagore. Ubwo n'umugabo wabyazaga neza yitwa Nyirinkwaya niwe wari ugezweho niwe narinzi. Ini kosa ntari bukore ni ugufata mituweli ngasubira kuri riravuriro uriya mugore sinshaka ko ngera kumpagarara hejuru ntuka. Noneho aho ndi nta n'ijana rya mituweli nta nayo afite ngo njye kwa Mana y'abagore. Maze gukora isuku bitangira kuza ibisi bitangira kumfata bifashe mbwira Imana nti ya myanzuro nafashe ndacyayirimo sindi bujye hariya ntago mpagine kandi ndakurahiye. Uhereza umukira njyana ntaho njya. Birandya bitambwira umwana ntigenda mbwirire runaka angurira urwembe rwa 50. N'ukuri nayo urwembe sinari nyafite. Angurira urwembe rwa 50. Urwembe bararuguru urudodo nari ndufite. Noneho ndicara ntise Mana harya abantu bagiye kubyara baricara se umuntu yicaye umwana azate. Nibuka ko mama yavuze ngo yarapfukamye arabyara. Intubanza bapfukama ndapfukama. Nta muntu mbyigishije uzibeshye unyingi. Nk'ubu nampamagaye ngo ugiye kubyara ugita nkwirukankana ko nigirira ubwoba kubi. Maze ndicara. Hanyuma nitsumwuka rimwe. Nitsumwuka kabiri gatatu ayivane abaravutse. Umusaza ayivane rwose. Ayize vanavutse yavutse iteraniro ryo mu Nyakabanda rya kabiri rigiyemo hajemo umuganga Imana izi gutegura. Areruye. Mpita mbwira umwana ntimamagarira runaka. Burya umunsi wo gupfa nta wukumira no kuvuka nta wawukumira. Rwose. Umuganga araza agennye umwana kuko bitemerewe kubyarira mu rugo duhita tumujyana kwa muganga. Maze abanjyanye kwa muganga buri mu boss akajya yikoramo buri mu boss yikoramo bazana amaturo. Yayivane. Bikoramo bayasigira. Ngeze kwa muganga sinzi uwababwiye ko nabyaye. Sanga umugore yahageze n'igitoki nagashyushyu ibiryo gitoki kiryoshye we. Ndavuga ni Imana ko kwizantindira ikiri. Ndabanza ndabikubise urumva nari ndi nzahare ndi kujyana nzahuka. Babakire banjye barongera barampakira bagira gute Imana ibaha umugisha. Basubiza mu rugo. Ngeze mu rugo ibintu nahasanze nta numwe nahamagaye. Ari wo kwa muganga ntawe nabwiye ngo nabyaye. Ubwo abahamagaranye ntumbaze ya Mana avuze ngo nzagutindira ikiriri. Haleluya. Ngeze mu rugo sanga abagore bashyuhije amazi. Sanga urugo rwanjye rwuzuye abagore. Kare kose babagahe. Uribaza. Imana iyo yagutekeye baragutekerera ndakurahiye. Haleluya. Amen. Wa mugore sanga bashyuhije amazi ngo y'umubyeyi yo koga batetse abagore buzuye urugo. Maze ngo tukujyane koga kare kose banjyana koga se nari nabazwe. Mvuga ngo ni Imana yari yarabivuze yagira ngo bisohore. Yes. Umugore aranyuhagira umubiri wose shana gasabune yankanda gase uyu ni Imana bura yambwiraga iti mwana wa mama igende nkanda.
aho rero nahavanye umubyibuho, dore ngo ndarya, dore ngo ndambara, dore ikimama, ntangira kugira agasura. Hanyuma reka ngarukira aha, mpera Imana icyubahiro. Nukuri kuri rwose mpaye Imana icyubahiro. Imana nguhaye icyubahiro, nuko bidashoboka n'amaguru nayazamura. Uri umugabo, abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni. Amen. Mama Charlene, Imana imuhe umugisha, arakoze cyane. Reka mutane twigendere. Mama Charlene, urakoze cyane, wongeye gukumbuza abantu kwegerana n'Imana. Kandi koko wenda ibyo nakubazaga nk'umunyamakuru birumvikana, bifite rezo. Abantu bakeneye kubyara abo bakwiye kurera bashoboye. Nabo bashoboye, ariko nabo bashoboye, ntabwo bajya kumurenganya. Nakoze cyane, reka tubashimire mwese. Imana imuhe umugisha. Narikuzo Emine ari kumwe na harya ni Mama Charlene, Imana Emerita. Sezera bari badukurikiye. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Wow.